mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Sinzigera mbabara isoni, umwami Imana azantabara. Naho abanzi bahaguruka, icyo nzi ni uko azantabara. turabasuhuje mwebwe mwese bakunzi ba Mr Bucece Tech 100, mboneraho kubashimira cyane mwebwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ndetse namwe mwibuka gukanda subscribers. Imana ibaho umugisha. Nongera kubibutsa ko uyu munsi nasuye umuhanzi uzwi ku izina rya Morodekayi, ariko nanone akaba hari indirimbo nyinshi agiye azwiho, ari nayo mpamvu namusuye kugira ngo tumenye neza ese bimeze bite. Uratangira utwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mushimiyimana Shadamu, ariko nkaba nzwi ku izina Ifite Uko Izabigenza Morodekayi. Yego. Nejejwe no kugera inaha kandi uburyo wanyakiriye byanshimishije cyane. Imana ikomeze ikongerere. Nge rero nkunda kwibariza ibibazo bimwe na bimwe n'undi wese numva ko aramutse ahuye nawe yakubaza, cyane iyo mpuye n'abahanzi babaza impamvu bahisemo gukurikira inzira imwe y'umuziki ntajye mu bindi, ahubwo akavuga ati nge nkurikiye umuziki n'uyu. Wowe indirimbo maze kumenyaho ni indirimbo navuga ngo hari yitwa Izantabara. Iyo ndirimbo ejo bundi narayumvise, ari nacyo kintu cyanteye cyane kuza kukureba. None kuki wahisemo gukurikira gospel ntukurikira izindi ndirimbo? Gospel iraryoha cyane. Gospel iraryoha. Cyongeye niyo ukijijwe burya ukabona gospel amuntu akajya gukorera gospel urakijijwe. Ahuze ukuntu kuririmba indirimbo z'abasitari ukajya urapa byakubera kubera icyo utabihisemo se? Ntabwo nakumvuga, sinzi ko nabivuga, ariko njyewe ntabwo nakunze indirimbo zo kurapa cyangwa se zino zo kuba ari abasitari, ariko buriya nubwo ari indirimbo z'isi, ari abasitari mu ndirimbo z'isi, ari njyewe ntabwo nazikunze cyane, kubera ko n'ubundi nakuriye mu rugo senga, numva ko ari ngombwa ko nkora indirimbo zihimbaza Imana. Ndagira ngo rero tubwire kuri nkeya mu ndirimbo zawe zaba ziri no ku rubuga n'abantu baba bakeneye kubona, uduhereza amakuru yazo nyirizina. Utubwire byaje bite kugira ngo wumve ko gospel ari impano yawe cyangwa se ari ukuyiririmba bigufasha, byaje bite? Kuririmba gospel ni ibintu natangiye kera cyane. Kuririmba gospel nabitangiye kera ubwo ninjiraga mu barokore. Natangiye kera abaho bagikoresha ibintu bitaga diskete. Diskete nizo bakoreshaga icyo gihe, nanjye nizo nakoreshaga, ko ndabyibuka ari nageraga nk'Ikigali Nyabugogo bikansaba ko ngatahana kugira ngo njye nifashisha mu gihe ndimo gukora indirimbo. Kuro byatangiye nkora diskete, nkorera umuziki kuri diskete, aririmba rimwe na rimwe bikananira, ariko nkagerageza sinshike intege, gutyo gake gakeya nigiraho Imana iramfasha kuko numvaga mbikunze cyane, kandi rwose burya numvaga nanabishyizeho umutima, nkumva nkunze kuririmba, ariko cyane cyane indirimbo z'umuhanzi ku giti cye. Murakoze cyane. None rero bakunzi bacu, reka tubanze dufate igice cya mbere, hanyuma mudukunde tuze mu gice cya kabiri tuvi muzini muzingo amateka Morodekayi nyirizina uko byagenze, cyangwa se mbere yuko ajya kugera ku ntambwe yo kuba umurokore cyangwa se kuba aririmba muri kano kanya indirimbo za gospel. Mwihangane gato tuze twongeye tugaruke mu gice cya kabiri. Ego mwakoze kwihangana. Noneho mu gice cya kabiri rero reka noneho tuvi muzini muzingo. Noneho watubwira ngaho uburyo watangiye cyangwa se uburyo winjiye mu itorero kugeza ubwo ugera noneho. Urabizi kugira ngo umuntu abashe kuba yaririmba indirimbo zumvwe n'abanyetorero burya biba ari inzira ndende, hari imico runaka iba yarakuranze, hari uburyo ubarinjiye mu itorero ukagera aho wegera n'ibyuma, urumva ko aba ari iyindi ntera. Indirimbo zawe uziririmbira mu itorero cyangwa uragenda ukazikora ku giti cyawe bwite nta bandi bantu babizi? Oya,
indirimbo ntabwo ngenda ngo nzikore kubyo nta bantu bazimenya, kuko nzikora kugira ngo nziririmbe abantu bazumve zibashe kubafasha. bivuze ngo hari abo ku rusengero mufatikanya cyangwa n'ubundi uracyakora ku giti cyawe bwite? Nkorange ku giti cyanjye bwite, ariko nk'iyo ndi muri repetisiyo kenshi na kenshi hari inshuti n'abavandimwe bamba hafi bakamfasha kugira ngo mbashe gukora umuziki, cyangwa se ngukore n'indirimbo zifite amagambo atuma yameze neza aryoheye abazumva. Ndashaka rero nganize ku ndirimbo Azantabara ndetse na Prowoni, kuko izo nge nizo nabashije kumva, ariko noneho niba hari n'izindi nazo uraza kutubwira. Yego. Wambwira rero ko izo ndirimbo ebyiri amateka yazo kugira ngo ufate umwanzuro wo imwe yita Prowoni indi yita Azantabara, byavuye he, byaje bite? Indirimbo Azantabara ni indirimbo naheriyeho, indirimbo nayihereyeho nyiririmba, ndayandika, ndayirepeta bigera igihe nyisohoye, ariko njya kuyitangira byatewe n'ubuzima nabashije kunyuramo. Ubuzima nanyuzemwo ni ubuzima butari bunyoroheye bwo kuba ndi imfubyi, mfite ntagira mama, papa yaranyanze, mama rero yarambyariye iwabo, nkorera mu buzima bugoye, bana na ba marume, abantu nabanaga nabo mu buzima bwari busanzwe nyine abapfingwe mu giturage nabaga, barandebaga bakabona ndi umwana utazagira icyo nigezaho, rimwe na rimwe bakambwira amagambo yo kumbabaza yuko ngo ntazikamira n'ay'ihene, mbese nkabona nkumva ni ibintu bingoye, nkumva ukuntu bambwira nkumva ndahangayitse. None natekereza n'ukuntu nabuze mama ndi mutoya, nkumva kandi ariwe nari ntezeho amakiriro, numva ariwe umuntu uzamba hafi, kumva ni ibintu bigoye cyane kuri njyewe. Ariko muri njye nkajya ngira icyizere cyo kuvuga ngo Imana izantabara. Biza kurangira n'ubundi nshakisha amagambo ayavamo indirimbo, ndayabona koko kandi ndangije kumuhita nyita Azantabara, kuko n'ubundi yari iya mbere. Urakoze cyane. Bantu rero mwebwe mudukurikiye, indirimbo Azantabara niyo muri kumva muri background cyangwa se inyuma, iryo jwi muri kumvamo inyuma, iyo niyo ndirimbo Azantabara. Umuntu wese ushaka kuyireba yayisanga kuri YouTube, yitwa Kubaho 250. Aho niho mwayikura. Umuntu ushaka kuyumva neza yayumva neza anyuze aho ngaho. None se Prowoni yo byaje bite? Prowoni njya gushakisha amagambo agize iriya ndirimbo Prowoni, nabwo ni ubuzima, kuko ndabyibuka maze kugera mu barokore nahuye n'ibintu bitari binyoroheye, nkora n'ibicantege byinshi, nkora n'ibigeragezo byambangamiraga cyane, nkakunda gusoma agatabo k'umugenzi nkasangamwo inkuru za Prowoni na Mukristo. Ndangije icyo gihe ako gatabo naragasoma kakamfasha cyane, biza kurangira n'ubundi nkoze indirimbo nkurikije amateka nasanze kwa gatabo k'Umukristo, ko na Prowoni yabangamiraga abana b'Imana cyane. Ubwo niho igitekerezo cyo kuririmba iyo ndirimbo niho cyavuye cyane rwose. Noneho rero ndagira ngo tusubize inyuma gatoya, mbere y'uko ujya mu barokore wasengeraga he, cyangwa se abizera iwanyu bizeraga nihe myizere bari bafite? Ubundi bari abarokore cyangwa ntabwo bari abarokore? Ntabwo bari abarokore, cyakora harimo bake b'Abadivantiste, ariko nta wigeze asengera muri ADPR, abandi bagiye bazamo nyuma, ariko nzi neza yuko ngewe navukiye mu rugo rw'Abakatolike. Urugo rw'Abakatolike ndukuriramo, nkora ndi umukatolike, mba muri korali z'Abakatolike, mba umuhereza kwa padiri, ariko biza kugera igihe tukajya tujya kureba filime z'abarokore. Filime z'abarokore rero twarazirebaga cyane tuzikunze, ariko izo filime twajyaga kureba mu barokore ni filime ya Yesu. Bakundaga kutwereka umwaka ugiye kurangira, bakatwereka filime ya Yesu, cyangwa se bakazitwereka hagati twenda gusatira Pasika, tukajya kuzireba. Noneho ko twajyaga kuzireba habaga habayeho ibiterane, nagira muri bya biterane nkumva ukuntu bacuranga, nkumva indirimbo zabo ndazikunze cyane pe, kugeza ubwo byaje kurangira ubwo ndi perezida wa korali Regina Cheri, nkajya numva nkunze indirimbo z'abarokore, cyangwa se nkumva nkunze itorero ry'abarokore, nkajya nshishamo nkajya kwisengera mu barokore, nyuma kujya kwisengera mu barokore ikaza kurangira nsubiye mu Gatolika, ariko nabanje mu barokore. Biza kugeraho noneho hari umupapa w'inshuti yanjye bita Nkusi, cyangwa se witwa Nkusi,
umupapa yari inshuti yanjye ko twahoraga rero yabonaga nza gutya akanshishikariza kuza gusengera mu barokore. Nuko uko agenda abinganiriza nanjye ngenda mbikunda cyane nkurikije n'uko numvaga nanjye bindimwo biza kurangira Gatolika yiretse nigira mu barokore. Murakoze cyane. ubwo urwo ni rwo rugendo rwatumye ujya mu barokore, ni ukuvuga ngo byahereye kuri filime, Byahereye kuri filime birangira ugeze mu barokore ubu mwizera wawe. cyane rwose. none ubu ngubu uri n'umuririmbyi, Ndi n'umuririmbyi. Imana ishimwe. none rero ndagira ngo nkwibariza gato inyuma wigeze ukomeza ati ngewe nakuriye mu buzima butoroshye, ari nabwo bwagiye butuma rimwe fata umwanzuro wo kuririmba indirimbo z'ubuzima bwite, muri make ni nko kuririmba ubuzima bwite bwanjye. Udusubije inyuma gatoya, mama wawe nyuma y'uko amaze kugenda byagenze bite hagati aho? Mama amaze kwitaba Imana, yitabye Imana ndi muto niga mu wa kabiri primaire. N'ubuzima butari bunyoroheye nta muntu, kuko niwe wampaga amakayi cyangwa se akampa urubaho, ngiye urumva ko nta wundi muntu wanyitagaho. Ariko amaze kugera igihe atambutse Imana imuhamagaye, naje gusigara mu buzima butanyoroheraga, bwansabaga kwishakira buri kimwe cyose mama yampaga kandi ndi mutoya. Byari bigoye cyane, amakayi byageze igihe none nkajya mbona n'amakayi. Rimwe na rimwe najya ku ishuri hari ukuntu twagiraga umusatsi bagushyiramo uruhara mu musatsi, gusa kujya kwiyogoshesha nta mafaranga nari mfite kwiyogoshesha, byasabwa ko nza nkabumba amatafari, nkashaka ikirago cy'amatafari nkakibumba kugira ngo mbashe kuba nabona amafaranga yo kwiyogoshesha. Itafari twaribumbira 5 cyonyine kugira ngo ujye kugira igiceri cy'ijana cyangwa cya 50 cyo kugira ngo ube wakwiyogoshesha, ntabwo byabaga byoroshye, ariko byarangaga nkabigeraho. Ubwo rero byakomeje gutyo, ngerageza kwihanganira ubuzima nari mbayemwo kuko nta wundi nabonaga wo kumfasha. Ariko mu by'ukuri nabaga mfite icyizere cy'uko ejo hazaza hazamera neza. Ndumva bitarakoroheye. Nk'uko mukomeje kubyumva rero mu buzima butari bworoshye, ariko nanone yakomeje kurwana uko ashoboye, ndetse umuziki navuga ngo abenshi mu gihe batererana Imana bakaba bati duhindure muri ibi. Ariko hari ikintu nibagiwe kukubaza, urumva ko wari umaze guhindura idini, ndetse wari umaze gufata ikindi cyerekezo, se mu muryango nta bibazo byavutse? Byaravutse cyane, byaravutse yuko bagiye bavuga ko mbasebeje, ariko uko biri kose nkababona ko ntabasebeje, kuko niyo najyaga kwiga nigira umubatizo, byabaga ari urugamba kugira ngo mbone uruhushya rwo kujyayo bitewe n'imirimo nabaga ndi gukora mu rugo, ariko nkagerageza kuyikora neza ntabangamiye umukecuru twabanaga. Ubwo n'umukecuru wabyaraga mama ni nyogokuru, ntabwo namubangamiraga, nagerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo mbashe kuba yandeka nkajya kwiga ku gice. Narabatizwe, mukuru uko kubatizwa nabwo nari ndi mu bukene bugoye cyane, kuko ndabyibuka njya kubatizwa ipantaro nambaye nayitiye mushiki wanjye n'inkweto ndazimutira, yewe n'umukandara, ishati yo nari nyifitiye. Ariko njya kubatizwa, maze kujya kubatizwa ndabatizwa, maze kubatizwa hari umumama bita Mariya twabatirijwe rimwe, aza kumbwira ati rero se kuza twijyanira iwacu. Ubwo rero icyo gihe icyo nakoze, namaze kubatizwa, maze kubatizwa nuko ndigira kwa Mariya, dukora umunsi mukuru wo kubatizwa batisimu yacu, twabatijwe turishima, nuko ba pasiteri baraduherekeza, bigenda neza, ku mugoroba nitahira mu rugo, ariko byari urugamba. Yego, turabashimiye. Rero dusa n'abagana ku musozo, nanone nongera kwibutsa ba bantu mwese mukunda abantu nk'aba ngaba, cano yiwe nk'uko yayitubwiye, watubwiye ko yitwa Kubaho 250 live. Mbibutsa rero kuba mwakanda subscribers, share, ndetse kandi ikindi ibi biganiro mukajya murushaho kuba mwatanga na comment zanyu. Tujya kugana ku musozo, ushobora kuba watubwira nimero. Hari abantu baba bafite ibitekerezo bashaka kwandika bitanyuze kuri YouTube cyangwa se ku rundi rubuga bagakoresha nka WhatsApp. Nimero ukoresha WhatsApp cyangwa se nimero bakubonaho ni nk'iyihe? Nimero yanjye ya MTN ni 07 07 88 88 99 14 08. 08. Tigo ni 0722 0722 83 83 293
293. zose ziri kuri WhatsApp. ubwo waba ufite igitekerezo n'inyunganizi yabitanga aho ngaho, ariko cyane cyane burya inkunga ikomeye ni subscribers yawe ndetse share, comment na like. Ibyo ngibyo burya birafasha kuko bituma ibikorwa birushaho kumenyekana. Ni ukuvuga rero nk'uko bakomeje kubitubwira, mugende muzirebe izo ndirimbo ziwe zose uko zigiye zikurikirana. Ibyo bizatuma twese dukomeza kugira amahoro y'Imana kandi dutera n'inkunga mu buryo bwumvikana. Turi kuganira ku musozo, navuga ngo ni nk'iki wagezaho abantu badukurikiye mu magambo makeya? Abantu bankurikiye, icyo nababwira ni uko ngewe bamba hafi nk'uko mubibabwiye. Icya kabiri nababwira ni uko mu iki gihe kiba kigoye, cyo dusaba kugira ngo dushyigikirane, duterane inkunga, dukundane. Muri iki gihe cyo mbona cya mbere cyiza cyubaka urukundo. Reka rero dukundane kandi twubahane neza nk'uko Imana ibishaka. Nanjye rero wabagezagaho ikiganiro nitwa Mr Bucece Tech 100. Nimero nanjye ni 0789632444 cyangwa se 0724747362. Rero mu kiganiro cy'ubutaha noneho tuzarebera hamwe indirimbo ze bwite, anagerageza kuzituririmbira, tuzumva live nk'uko ibintu byose bishoboka. Ibyo ntuzabidukorera se? Rwose nzazibaririmbira live. Yego, ubwo rero abantu mushaka kuzamenya ikiganiro cya kabiri, mukomeze gukurikirana iyi channel, kandi ikindi murushaho kuba mwakora share, subscribers ndetse na like. Ibyo nibyo bintu bizagufasha kumenya ngo ikindi gice cya kabiri cyaje, aho tuzamubaza no mu buzima busanzwe, umuryango we babanye bate, ubu intambwe nyirizina, kuko afite n'umugore ntabwo abereye aho ngaho. Ibyo nabyo tuzamenya, gushaka byaje bite cyangwa se urwo rugendo rwari rumeze rute. Mutazacikwa n'ikiganiro cya kabiri. Imana ibarinde.